urebye ibyaranze igihugu cyacu akaga katugwiririye abacu twabuze wabona yuko koko wabona ko uyu munsi twaba twifitiye icyizere cyo kubaho. Naringiye kuvuga kuri iki kintu cyambabaje mu buzima bwanjye bivanye na famiye yanjye. So rero igituma mvuze kuri iyi famiye anyway reka njye nuko nashyushye nagize byinshi cyane numva nshaka kumubaza. Hari abana bangwa n'ababyeyi ariko bashobora kuba baranakwanze. Abari Bujumbura ntimibazane nibwa bwije hano uva mu buyenzi uza mu bwiza oya ibihe tuvuyemo tugiye mu bindi kuko buri utabonye amahoro ku muvyeyi ngo akube hafi. Sorry icyo gihe watorongeye ufite imyaka ingahe? Imbere mu buzima bwawe naza guteza. Turagarutse muri studio za Humura TV Claudine, reka ntangire mbahereza ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, ariko kandi ndanabasuhuje aba diaspora mudukurikira hirya hariya, bari hirya hariya, bari no mu gihugu cy'u Rwanda, mwese nukuri ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze. Mwegeze hino intebe. Tugiye mu cyiciro gikomeye cyane cy'ubuhamya. Murabona nicaranye n'umutumirwa kuri kamera, muramubona cyane. Ubushize twaramutumiye atuganiriza ku ijambo ry'Imana, ariko kandi twari twababwiye ko turababwira n'ubuhamya iminota iza kuturangirana. Aravuga ati ntabwo naviramo aho ngaho, mfite byinshi nasangiza abakunzi ba Humura TV Claudine. Uyu munsi rero nako gaseke twabazaniye ku buhamya, murabona ko ameze neza. Umeze ute? Meze neza murakoze nkuko mwari mumaze kwakira no kunyakira n'abandi bose bari kudukurikirana za Norvège, Canada, Amerika, igihugu cy'u Rwanda cyose. Turabishimiye kugira kugaruka muri Humura TV Claudine. Imana ibaduhe. Yes, ubushize twarakwakiriye uratunezeza. Abakunzi ba Humura TV Claudine bakajya batwandikira bati uriya mupapa rwose ni umupapa ni umusore. Ibyo ntabwo ari byo byatuzanye. Ati uriya muvandimwe turamukeneye, uzongera umugarure aduhe no kuri buriya buhamya yaragiye kuduha. Twakomeje kubazirikana kandi murabona natwe ko twongeye kugarukana kandi turabishimira kandi turanabakunda. No ku bantu mwakomeje kushira amakomanteri mutwandikira muhamagara, twarabimenye na n'iyi saha rero mugaruke kuko neza. Imana ibaduhe. Dukunda abagaruka. Amazina harya witwa? Nitwa Aloys Ndikumana. Ndumva ndi umwigishwa wa Yesu Kristo nkuko nabibabwiye mu kiganiro gishize. Ariko ubu ntabwo nje kongera kuvuga ijambo ry'Imana, ariko nubwo ngiye kuwutanga ubuhamya ndumva ko nza kunyuzamwo no guhamya Imana n'ubuzima bikuvanamo ikagushira. Aloys urakoze cyane, turakwishimiye kandi twongeye nyine kuguha ikaze. Mbere ko dutangira, ubu twamaze kuba basangwa cyane. Aloys n'iki ukunda mu buzima bwa buri munsi? Icyambere ndakunda amahoro no kwishimana n'abantu bishimye. Kuko ndabona ko wishimye. Nk'ubu ntabwo narinzi, nk'ubu ndishimye vraiment sinarinzi ko nzabona kamera, ariko mu nzozi zanjye ndebye Rode Bariyo narindi none nisanze ndi kuri kamera. Ubu ndishimye rero ndabyishimiye no kuba ariko baranyumva cyangwa badukurikirana nabo twishimane. Imana ibaduhe. Urumva iyo maze kuba umwigishwa wa Kristo aho kuyoboye ujya aho ngaho cyane. Urakoze cyane, ukunda amahoro. Na hano arahari urisanga. Hanyuma Aloys, narindi wo nkubaza ngo niki cyakubabaje mu buzima bwawe? Ibyababaza umuntu mu buzima ntibyabura. Nabo bari kudukurikirana hari ibyo bafite byabababaje, ariko ntabwo byose twagenda tubisesangura ngo tubivuge. Ariko ndavugamwo kimwe icyambabaje mu buzima, nuko nabaye kure y'ababyeyi kandi mbafite. Urumva icyo kintu kuba witwa ufite ababyeyi ariko ukaba kure yabo, ukaba nk'imfubyi kandi papa na mama bahari, barumuna bawe bene wanyu bahari. Icyo ni igihando cyangwa ni igikomere mu buzima bwa buri minsi yose. Umaze kubona uri wenyine kandi wari ufite ababyeyi bakabaye bakurera, wabyakiye ute? Wabifashe ute? Wabayeho ute? Nicyo kintu nyine nshatse gusangiza nk'urubyiruko, kuko nari urubyiruko nubwo uyu munsi naba mbona ntakiri mu rubyiruko,
ariko oya uracyarimo uko ndeba kose ndabyemerewe aho ubu nkurikirana cyangwa nawe uko ndeba byose ndabyemerewe uko rero ubuzima bwabaye nibyo ngiye mvuga nko mu buzima bw'urubyiruko cyangwa bw'iyi si ushobora abantu b'iwanyu bashobora kukwanga kandi nawe utabanga yes ku ivuko ryawe bashobora kugufata uko bashaka kandi nawe atari kubafata hanyuma n'ababyeyi bakakwanga se yes none nk'ubu iyo ufite umubyeyi akaba afite ubuzima ajya atarushe ariko wowe ukemera kujya gusabiriza cyangwa gupagasa kandi ufite mama na papa wawe afite ibisohoka n'ibyinjira urumva icyo atari gikomeye. None ushatse kutubwira ko ababyeyi bakwanze se? Iyo umubyeyi arashobora kukwanga atakwirukanye. Ntabwo nabaye wa mwana w'ikirara Desire ngo mvuge ngo papa ngo mu butunzi bwanjye ngo giyewe ndagiye mu Rwanda kuburira ngo maze bushirire yo. N'umunani wanje. N'umunani. Ariko siko byari bimeze. Amen. Yesu mumbabarire kuko oya ntacyo bitwaye turi gutanga ibiganiro muze mwihangana ni mubashizemwo haleluya cyangwa Yesu ashimwe niko nabaye. Ako nakantu nkunda gukoresha iyo ndi kuvuga hari igihe nisanga ndiko turaganira nkasanga nsizemwo ngo Yesu nashimwe. Wari ukitubwira nyine ko ababyeyi nyine bashobora kukwanga ariko nyine nibigaragare hanyuma bakagufata nabi ngira ngo bikaza kuba ngombwa yuko wowe ushobora kuturongera ubonye ababyeyi batari kukureba neza. Yego urashobora kwishaka nahise nishakira uburyo nishakamo igisubizo ndatorongera nigendera mu buzima bwo hanze ndakora niga bidafashe nkashakisha uburyo mbaho bigoye cyane urabyumva byari ibintu bitoya. Arahita ubwiza ukuri ntabwo ari we wananiye ababyeyi uko byasukwa ariko kose ababyeyi babariho barahari nabo bari bazareba ni televiziyo n'abanzi mu gihugu cy'u Burundi baranzi ko ndi umunyangamugayo sinisize amavuta ariko ndabivugiye kuri kamera aho nakuriye mu gihugu cy'u Burundi aho nakoze umurimo aho nayoboye baranze umunyangamugayo uko byasukwa ariko kose iyi link ibiri ku isi yose mu Rwanda bamaze kubona duhura mu biteraniro kuvuga murazi no ku kazi yego muraza kubona iki kiganiro ariko hari igikomere umuntu agendana nacyo aricyo gituma abantu bakureba bakagufata uko bashatse kandi bo batazi uko ubayeho. Rero njyewe ubuzima nakuze mu bwari ubuzima bugoye ntekereje ariko nshima Imana yankomeje muri ubwo buzima. Nari nzigiye ko wakishijwe ukiri muto se? Yego nakijwe nkiri muto ariko naje gusanga gukizwa kiriya gihe. Ariko reka tuvuge dukoreshe ijambo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza kuko abiyita ko bakijijwe ni benshi ariko batanabirimo batanabifiringa. Reka nkoreshe ijambo rivuga ngo wakire Kristo uri mutoya. Yego nakiriye Kristo ndi mutoya ariko nza kubatizwa niga mu wa 6 primaire urumva nari nk'umuciye ubwenge. Icyo gihe none natangiye rero urugendo rw'ivuga butumwa. Ndashimira Imana ko yandinze kankomeza amaboko nubwo imbere ntabone ibizambaho imbere ariko imbere hagiye kuba masitarago yandi sinshaka kuyavuga. Nari ngiye kuvuga kuri iki kintu cyambabaje mu buzima bwanjye bivanye na famiye yanjye. So rero igituma mvuze kuri iyi famiye ndashaka niba nanyumva cyangwa na bene wacu banyumva cyangwa n'abandi bavandimwe batari bazi iki kibazo bumve ko aricyo cyatumye nibanaho nk'umuntu. Rero ndashima Imana ko yakomeje kundengera itandengeye ku bw'amaboko ya mama na papa. Nicyo nashaka kubwira abantu bari ngaha hanze babona ngo batunzwe n'amaboko y'ababyeyi babo bagahita bishira hejuru. Murabona je ukonsa ntabwo musuzuguritse kuko amaboko ya data na mama atandiho. Haleluya. Nicyo gituma rero nashaka nawe ndagukomeze. Iyo ukurikiye Yesu arazana amaboko ye aruta yaso wawe na nyoko wawe aruta y'abavandimwe aruta ya bene wanyu. Yesu ashimwe cyane. Rero nicyo gituma iyi saha nanjye ndi gushima Imana ndabaha ubu buhamya kugira ngo nturakarire mama wawe ngo nuko yakwanze cyangwa nuko ukuze mu buzima atacyo agufasha. Je nari kuvuga ubuhamya bw'uko atacyo bamfashije kugira ngo ngeze aha hantu kwiga narize nkabona minivare wenda bayimpaye ntibayimpe. Nakuze ari gihe wiyambika nakuze ari gihe wigaburiye. Urumva byari ibintu bigoye uri umwana w'umunyeshure byari byoroshe wibana
urumva ni ubwo buzima nanyuzemo bungoye numva ndababaye mpitamo kwishakishiriza uburyo nzakomera nkakomeza kwiyungunganya no yisaha icyo nshimira Imana nagarutse kuba ari je supportinga ya famille nkagira icyo nimba ari mama ntuzareke kubakorera ibyiza muri bwa buzima unyuzemo muri bya bibazo unyuzemo ntuzareke gukorera ibyiza bakugiriye inama nicyo nashaka nibwo buhamya nashaka ubu mbayeho rero ku byiza nakoreye baba. Amen. Okay. Yes. Anyway, reka njye nuko nashyushye nagize byinshi cyane numva nshaka kumubaza ariko by the way namucokoje ntabwo yambwiye ubuhamya ari butubwire nabanje kumucokoza sinzi ahantu biturutse ntekereza nibyo atunosheyeho ntekereza ko ubu afite wenda ibindi yateguye cyangwa se arakomereza ahangaha by the way mumbabarire nta kibazo naringize ngo wenda hari ubundi buhamya bundi waba wateguye bundi ariko nubwo nabwo burakomeye kuko burimo inyigisho hari abana bangwa n'ababyeyi ariko bashobora kuba baranakwanze badafite ubushobozi ibyo nabyo turaza kubigarukaho turareba uraza kudusobanurira impamvu baba barakwanze rero narindiho mucokoza mubaza afite byinshi cyane azatugezaho niyo mpamvu mbararikira kuba iruhande rwacu nkomeje kubahereza ikaze abakunzi ba Humura TV Claudine kandi muri ku mutima wanjye nukuri ndabakunda abafunguye iyi video none ahangaha mwese nukuri nkomeje kubahereza ikaze turacyari mu bwiza turava mu bwiza tujya mu bundi noneho tugwaye ikaze mu buryo bwagutse abari Bujumbura ntibibazane nibwabwije hano uva mu buyenzi uza mu bwiza oya nibihe tuvuyemo tugiye mu bindi nibihe twarimo tugiye mu bindi reka rero nkubwire ngo imbaraga n'amavuta mu buhamya ugiye kuduha ni karibu okay nkuko twari ko tubivuga rero tubabwira tunyuramwo ariko icyo nako mvuga njyewe nabayeho mu buzima ntabana n'ababyeyi nicyo gituma wambaje niba wandebye ukavuga ngo arezi kutishima ndishima wambaje kinyishimisha n'igiki njyewe aho ngeze nkabona amahoro nibyo bimpa gutuza kuko we utabonye amahoro ku muvyeyi ngo akube hafi ndumva nta mahoro ugira no ku bantu ubona ko ari ibinyamaswa ariko je nshimira Imana ko yampaye amahoro mu mutima bivanye n'ibyo nanyuzemo rero nariko mbabwira ngo nabayeho maze gukura nkakora imirimo yo mu rugo mu rugo ntacyo dukenye nkuko babivuze ngo wenda ngo nuburara oya ntacyo bari bakenye twari dufite ibisohoka n'ibyinjira rero urimbure nk'abantu baba baramaze kuba bafite nk'akanyabiziga runaka bari bifashije rero twari twifashije n'ubu turifashije ariko hakaza dayimoni mu rugo cyangwa Sanibarati cyangwa Tobiya akaguhurisha n'uyo muryango wawe bakakubona kuri gisesemo kandi mwakorana bakakubona ko ntacyo umaze ni imyuka y'icyangiro iba yarakugiye ibyo ngibyo rero ababyeyi bakakwanga pe ntimunahamagara mwana we birababaje fone yabo kandi bahari ariko ndabishimira Yesu mu yandi magambo abari bazi yuko ntacyo uzaba cyo ubu wabaye cyo wabaye umugabo wigize warigize ntacyo mbuze urasobanukirwa umenya yuko nubwo ababyeyi bakwanga byanze bikunze ugomba kubaho wiremera icyizere nicyo rero naje kuntangariza aba bavandimwe bari kunyumva nabo bafite ibindi bibazo babona ko ubuzima ari ifatiro rya runaka ubuzima ni ifatiro ryawe n'umutima icyo gihe watorongeye ufite imyaka ingahe ndumva n'aba nari mfite nk'imyaka 18 aho ngaho 18 15 ubuzima wabayemo burababaje je nakoze ubuzima nyonga igari kandi mfite papa na mama bafite oya wenda kunyonga igari bafite si ikibazo kuko umwana wese agomba gukora ahubwo kwibaza ngo banyanzi ikintu cyo kuvuga ngo papa na mama ntibankunda cyangwa bakubyaye batabishaka wapi barabishaka ntabwo ubizi ndi nk'umwana wa kabiri mu rubyiruko icyo gihe urumva bari bagifite ishaka ryo gushaka umwana urabona hari uburyo ababyeyi babaho noneho wenda tuvuge urugero nk'umubyeyi w'umugore cyangwa se nk'umubyeyi w'umugabo bakaza guterana inda cyangwa umwe agatwita undi atabishatse nkavuga ni wenda ni muri ubwo buryo mama yagusamye papa wenda ntiyabishakaga ibyo ntabwo twabimenya
ntabwo ari icyo cyatumye banyanga, ahubwo hari igihe wowe bakubyara bagashaka kukubyaza umusaruro runaka muri ibi bihe bigezwemo kugira ngo bagukoreshe za nyabingi, bagukoreshe za bayari, ibyo ngibyo. Ibyo rero nibyo byatumye ngewe mbuzerereye umwansi kuri bo. Nibaza aho uransobanukiwe cyangwa muri kunsobanukirwa nicyo cyabibayemo, kwanka ko nkorana n'ibigirwamana byabo cyangwa za nyabingi zabo. Bituma babona yuko gusenga bari bafite ibigirwamana bakoranaga nabyo. Bivuze ngo iyo myuka yawe ishobora kuba itarakwiyumvisemo kubera amaraso ya Kristo. Kuko buriya Satani we abareba ko utari uwe. Ariko mana ndafashijwe n'ukuri. Ubwo icyo kintu mbwira abantu nawe nibakwanka ihe gusenga Imana. Nababwiye ntabwo mbayeho kubw'amaboko ya papa, mbayeho kubw'amaboko y'Imana. Yesu namenye niwe ankomeje muri iki gihugu. Amen. Yesu namenye niwe akomeje kumpa kubaho. Amen. Bivuze ngo n'abadukurikiye hari igihe ababyeyi baba barakwanze udukurikiye, uri umusore uri umukobwa, ariko bashingiye ku bicaniro by'iwabo. Wirira ureke dusenga Imana, Imana wirira akira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nanjye urabona ubu naje kuri kamera aguhoze, naje kuri kamera kugira ngo ndaguhumurize, uhumure kandi wongere wisange mu nzira y'umusaraba, mu nzira y'abakristo. Papa wawe atagufasha, Claudine arahari, ubu yafashije nanjye ndatuje kuvuga nawe, kandi nanjye nakuze ntabasha kuvuga amagambo nk'aya menshi. Nicyo nzambwira abantu, hari igihe abantu baza bakampamagara etebire kutatuganiriza, ntabwo mba mfite amagambo yo kuganiriza abantu, ariko nshima Yesu we ampa gutuza. Kuko ntekereje iriya Irodebari cyangwa iriya ku kavukire, numva niyanze, numva mfite ikindi gikomere, ikiniga gituma utabasha kugaragara, wumva utanabakunda. Ni mu ubwo buryo rero nariko mvuga ngo muhumure, nanjye mbahumuriza ubuhamya bwanje, nzakomeza kubuvuga bivanye no kubohoka muri nge. Ariko ndakubwira ngo uhumure, nubwo abantu bakwanga, nubwo ubona uri mu buzima bumeze nk'ubwo nanyuzemo, nubwo ubona ubuzi ibishimbo byo kurya uyu munsi, nubwo ubona mbese utoragura ku cyavu, nubwo waba urara muri rigori, ejo hawe ni heza. Ariko ngeze muri urwo rugendo urimbura aho nageze, ari tugarutse inyuma ukareba amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda cyacu, wabona ko kuri iyi saha hari umunyarwanda ufite uburenganzira. Urebye ibyaranze igihugu cyacu, akaga katugwiririye, abacu twabuze, wabona yuko koko, wabona ko uyu munsi twaba twifitiye icyizere cyo kubaho. Yego, nubwo unjanye mu yandi mateka, ariko ubwo ntibwari ubuhamya. Oya, byari biturutse kuri ayo mateka yawe. Erega buriya iyo umenya amateka umenya naho ujya, umenya n'uburyo bwo kwiyubaka. Iyo utazi amateka ntabwo ushobora kugira ikintu wakora imbere hawe hazaza. Kuri iki bijanye na hano hantu tutuye, genda bona uburenganzira buhari ku muntu, ku buryo ukora icyo wifuza gukora cyane rwose. Kuko nanjye ndevye iyo nkagumiriye iwacu mba narapfuye, niba na bwa buzima nariko mvuga hariya simba nkiye. Ayo niyo mateka rero bavuga yanjye. Ariko kuva nakagera hano mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ntwaye muri gereza, ngo ntwaye kundi urwara kurushimaho. Ibyo rero ayo n'amateka mbona mazima hano, ndatuje nk'uturije mu gituza. Ariko koko uranatuje pe, uranatuje. Nge nakiriye, ubaye wa kabiri nakiriye uturutse muri kiriya gihugu cy'i Burundi. Ariko hano mu Rwanda uko byaswa ariko kose bavuga ko hari umutekano, hari amahoro. Urumva nimba narasohotse mu gihugu cy'u Burundi mfite imyaka nka 19. 19 wahise uza mu Rwanda? Yego. None nkaba nisa ndi hano, nta muntu uranje ubwo. Uri umuturage wacu rero. Ndonse ndatujya n'utwo musubizeyo, nkahereza ati mugura agatenge cyangwa agakweto papa. Urumva ko ndamahoro, ndatuje, kandi urabona ko nawe uzuvuga. Nama muri kundeba murabona mwaye. Oya ntago mwaye bameze neza cyane. Kuri bya bijye bya papa yasigaje mu nkono ngo nkomeze ndabikoma, ubu munyo mba ngeze. Urasa neza cyane. Ariko nawe arabona baranyifuza akavuga ati mungu, kandi nazi ubona nayiva kuri kamera hitagira amazi. Okay, impamvu nari ntanze urugero ku gihugu cyacu no kuvuga ngo iyo wagize amateka akaba mabi, bikaza kugera igihe ukiyubaka, ntabwo wongera kugwa mu mutego wari amateka.
kuko ubu tuvugana abana bawe uzabyara ntabwo uzabafata nk'uko papa na mama bawe bagufashe kubera amateka y'inyuma hari. Rero amateka twigisha byinshi cyane bishobora kutwereka ko imbere hacu hazaba heza. Ndashaka kukubaza Aloyizi, waje kwiyubaka ute? Waje kwigirira icyizere ute? Niki cyagusapotinze kugira ngo wiyubake kugeza kuri uru rwego? Ndavuga finance mu buryo busanzwe kuko mu mwuka byo biragaragara, tuvuze ikirere cy'ijoro. Yes, uko byagenze nta kuvuga ngo narebye mwene data naje nshakisha ubuzima bisanzwe. Ndavuga ati reka ni birebire. Akazi ka mbere wakoze ni akameze gate? Akazi nakoze ugeze hano mu Rwanda? Akazi ko mu ngo. Nibyo nashakaga. Nakoze akazi ko mu ngo kandi wacu tutakora akazi ko mu ngo. Ndiyubaka. Wakoze akazi ko mu ngo se? Watereraga abakire ipasi? Ibyo byose ndabikora. Waratekaga? Gutera ipasi, gufura, nubwo wambwira guvudura amatwarete za naya vidura. Bwa mbere baguhembye amafaranga ngahe? Amafaranga banatangiye aka kazi mpembwe 20,20. Ibihumbi 20 y'u Rwanda kandi yari menshi cyane. Ubwo hari mu mwaka wa kangahe wa ryari? 2011. Hanyuma akazi ka kabiri wakoze ni akazi kameze gute? Nako gutwara. Nako gutwara umushoferi? Ubu tuvugana umushoferi. Mbonye imodoka nagutwara aho ushaka hose, yaba moto twagenda. Bivuze ngo uzaza uduhe ubuhamya hanyuma n'abafite akazi bazakurekrite ubundi uryohe kabisa. Ariko ntekereza nashaka kumenya ngo amafaranga yakoreye makeya nangahe kugira ngo tubwire n'abadukurikiye bajya bipinga. Bajya bipinga hanyuma tubabwire ko nta Imana itagukurana, nta Imana itagugeza. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu, nta mpamvu yo gutinda. Twari turi mu buzima bw'ubuhamya kandi duciyemo ingingo nyinshi cyane. Ubu tuvugana ndashaka ubwire abari badukurikiye niki wababwira ukurikije amateka yawe avuye naho ugeze, niki wabwira bamwe babihebye bakurikiye Humura TV. Murakoze cyane Claudine. Humura TV icyo historeza aho duha ubuhamya kuri aba bantu badukurikiye no kubaha ubutumwa bugufiya, ubutumwa cyangwa ibyiringiro. Ntugasuzugure icyo uri kurakora. Icyo uri kurakora ucyakire mu mutima wawe, cyaba ari kiyede, cyaba ari kuzunguza amandazi. Amen. Cyari gucuruza amagi, waba ari gukora mu nzu ugakoropa. Amen. Ibi bintu bizaguha ishingiro bivanye n'uko Imana ibona kwihangana kwawe. Buri Imana itabarira kwihangana. Nutihanganira ubuzima ntabwo Imana izagutabara. Icyo kintu ngene ndakikubwiye cyo nishifu arishifu. Nutihanganira ubuzima urimo maze ngo ugire kwizera ntabwo Imana izagutabara. Natangiye ku 20 ariko ubu ngubu ugeze kuri level ishimishije. Nanjye ushobora kunsaba umugati. Biragaragara. Yes, bakunzi ba Humura TV Claudine rero karyoshye ntigahora mu itama. Reka nanjye mbabwirira ijambo ngo ukore akazi akariko kose nubwo kaba gasuzuguritse kazagushyitsa mu keza, kandi ukora ufite intego. Ntukibagirwe amateka yaho waturutse, ntukibagirwe hari iwacu mu cyaro hari umuhanzi witwa Bruce Melody yigeze yaririmba indirimbo apresent indirimbo yiwabo mu cyaro. Ati wacu kwivuko nago nyizi neza, ariko Bruce Melody ndamukunda cyane. Buriya kirazira kubona yuko hari aho ugeze ukizamura cyane, ukirinda mbese numenya aho waturutse, kuko utazi yava ntamenya iyajya. Reka tubashimire mwese abari badukurikiye kuri Humura TV Claudine, ariko kandi dushimire umutumirwa wacu Aloyizi wadusuye bwa kabiri. Nekereza ngo n'ubwa gatatu buzaza n'ubwa kane dukomeze. Hanyuma dushimire Honore kuri kamera, nago twari duherukanye, namubuze ngo musuhurize hano kuri kamera. Twaraburanye sinzi niba mutanabibonaga. Umuntu gukorera ibintu biri beauty kuri yakose byiza cyane. N'umutipe witwa Honore, kenshi ntagakunda kugaragara kuri kamera, muzana bibona ibyo maze iminsi ndi gukora nyine biragaragara ko atarahari, ariko uyu munsi turi kumwe, bivuze ngo nikosora twongeye twagarutse. Murakoze rero, reka tubabwire ngo nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Evangeliste Claudine, umuhanzikazi mu ndirimbo zihimbaza Imana. Ubakunda ibyo byose muzajya mubibona kuri Humura TV Claudine.